abapadiri bahiye ubwoba, abakaridinari bahiye ubwoba, ndetse na papa mukuru w'i Roma yahiye ubwoba. Nyuma yaho mu Rwanda hatowe padiri musha, nanjye ngo padiri musha nagiraga ngo museke. Nyuma yaho mu Rwanda batoye papa musha ariwe bita Mutagatifu Harerimana Faustin, ababikira bo bari kubyinira ku rukoma bati n'ubundi badufataga nabi, nibongere badufate nabi twigire kwa papa Harerimana Faustin. Uyu papa Harerimana Faustin akaba aciyagahigo mu bapapa ba mbere cyangwa se mu bayobozi ba kiliziya ba mbere batowe n'abaturage hari i Kigali mu karere ka Nyarugenge, bakaba bamutswe n'abagore. Ubusanzwe kugira ngo ube papa watoranwaga mu bakaridinari, gusa ntabwo tuzi neza nimba uyu mutagatifu papa Harerimana Faustin yaturutse mu bakaridinari, kubera ko ibitorero cyangwa se itsinda batowe nta bakaridinari ryagiraga. Gusa bizagorana kugira ngo bashireho amategeko cyangwa se abahameremezo agomba kuba yasimbura papa mu gihe papa azaba adahari cyangwa se mu gihe ahawe izindi nshingano. Ntabwo tuzi neza nimba uyu papa Harerimana Faustin arahagararira u Rwanda gusa, ahubwo ashobora no guhagarara ku isi yose. Gusa mukore subscribe. Mu bushakashatsi bwakorewe muri Leta Zunze Ubumwe z'ibitekerezo byanjye bwasanze gukora subscribe aricyo kintu cya mbere, warangiza ugahita ukanda ku nzogera kugira ngo ubashe kubona video zose dushizeho. Muhawe ikaze. Nyuma yaho mu Rwanda batoye papa, itsinda ry'abantu bishize hamwe, iryo tsinda ryitwa abatowe. Iri ni itsinda rikomoka muri Kiliziya Gatolika mu Rwanda, ndetse bakaba bari no kwisi impande zitandukanye, kubera ko abo mu Rwanda bonyine batari kwigira inama yo gukora iki kintu. Witegereje uburyo papa musha bamutoye, ukitegereza uburyo abagore bamwambikaga, hari umugore umwe wari wabishishikayemo amwambika umusaraba muremure na rozari cyangwa se ishapure ndende, amuha n'inkoni y'ubushumba. Gusa uyu papa watowe mu Rwanda aho atandukaniye n'undi mupapa nuko we atambara nkabo. We yiyambarira karuvati agashiraho umusaraba. Niko papa wo mu Rwanda ateye. Ni ibintu byinshi mwagiye mwumva ku isi, ariko ibi ngibyo byo gutora papa bibereye mu Rwanda ni agahomamunwa. Tugiye kurebera hamwe ese Kiliziya yabyakiriye ute. Kiliziya kimara kumva ko hatowe papa musha mu Rwanda, batekereje ko agiye kuba yasimbura papa Leo ubayoboye ubu ngubu, akaba ayoboye Kiliziya yose ku isi. Aba rero Kiliziya yo mu Rwanda yahise iteranya inama ikitaraganya, bashakisha amakuru ayo ariyo yose, bafata amafoto y'abatoye papa ndetse n'uwo papa watowe, batangira kuyakwirakwiza hirya no hino, bagira ngo nibura barebe nimba hari uwabamenya muri bo, uwabamenya bakaba baturanye ahita baha link bashe kubashakisha. Ibi ngibi ntibyatinze, hari uwahise avuga ati uyu papa watowe ndamuzi neza, turaturanye ndetse dusangirana n'agacupa mu kabari. Ngiri tsinda ryatoye papa rikomoka mu bakatolike. Kubera iki bahisemo gutora papa wabo? Hanyuma se ni iyihe myanzuro cyangwa se ni iyihe gahunda Gatolika cyangwa se Kiliziya Gatolika mu Rwanda yafashe ikimara gushikirizwa amakuru avuga ko hatowe umupapa musha mu Rwanda bita Mutagatifu Harerimana Faustin? Ntabwo tuzi neza nimba iryo zina ribugumane ry'ubupapa, ariko mu by'ukuri iyo umuntu amaze gutorwa nk'uko Harerimana Faustin yatowe nka papa musha mu Rwanda w'itsinda rigizwe n'abatowe, ashobora guhabwa irindi zina risha ry'ubupapa, niba mu by'ukuri ashobora kuba ari buze kwemerwa. Gusa ntituramenya neza uko RGB yabyakiriye ndetse n'ubuyobozi bwite bwa leta, ariko abantu bavuze hirya no hino bavuga ko nk'uko abaproso bagiye biyomora ku bakatolike, abahamya bakava ku murandi matorero, abayisilamu nabo nuko,
aya matora menshi mubona mu gihugu cyangwa se ku isi hirya muri rusange yose agiye akomoka ku bakatolike. Rero bati nta gitangaza kirimo kuba hakwaduka irindi torero cyangwa se irindi dini rivuye mu ntuza muri Kiliziya Gatolika. Gusa ntituramenya nusa nimba uyu Papa Harerimana Faustin ashobora kuba afite urugo, kandi niyo yaba rufite ibyo ntabwo byaba ari bitangaza, biterwa n'umuhamagaro bafite. Ubundi itsinda ry'abatowe rivuga ko kugira ngo batore Papa ari uko Imana yabatumaga ubutumwa ngo babashe kubujyanira bagenzi babo cyangwa se abandi bari babugenewe, ariko babugeza ku bapadiri bakavuga bati nimutegereze, bakabanza babujyana i Roma bakabugenzura, hanyuma bamara kubugenzura bukabanza kugaruka. Abatowe batowe Papa bavuga ko ibingibi byatinzaga ubutumwa, kandi by'ukuri Imana ikaba ishobora kuba yabirakariramo, kubera ko hari nk'igihe yatangaga ubutumwa bwihuse ariko bukamara igihe kinini, ngo buri mu ndege bugiye i Roma bukazagaruka mu ndege yindi buvuye i Roma kugira buvugwe cyangwa se bubwirwe ba nyirabwo. Gusa Kiliziya ikimara kumva ko Papa Harerimana Faustin atowe, twababwiye ko bagiye kubanza bashakisha bakwirakwiza amafoto ya Papa Faustin Harerimana ndetse n'uriya mugore wamwambitse. Ibingibi byabereye Kigali, nyamara abababonye bavuze ko abantu babazi neza. Padiri wayoboye icyo gikorwa agenda abaza abantu bose, atese buri umwe wese muzi amateka ye, ese yarabatijwe, ese yarakomejwe cyangwa yaranahawe, ese aje afata Kristiya. Bamubwiye bati harimo n'abahereza, harimo n'abadiyakoni, ndetse hashobora kuba harimo n'ababikira, kubera ko ibingibi byigeze kubaho kera. Ubwo ababikira bagendaga guhanura, nyamara bakabafata bakabafunga. Ese turibaza tuti nyuma y'ibingibi Kiliziya iraza gukora iki? Ese abantu bahita baca mu Kiliziya? Ese irabandukura mu bitabo byabo? Gusa iyo wegereye aba batowe ndetse na Papa wabo Harerimana Faustin, bavuga ko batavuye mu itorero Kiliziya, ahubwo bakiririmo, ahubwo nuko bafite ubutumwa bashaka gusohoza. Rero ko abatoye Papa wabo musha yitwa Harerimana Faustin ntabwo ari uko bavuye muri Kiliziya Gatolika, ahubwo baracyari muri Kiliziya Gatolika kubera ko arimwo babatirijwe n'ibisekuru byayo akaba arimwo biri. Reka tubanze turebere hamwe, ese Kiliziya ni iki cyangwa se itorero ni iki? Kiliziya ni itsinda ry'abantu baba barishize hamwe bakomeranya ko bagomba gusenga Imana imwe bahuriyeho, kandi bakabasha gukurikiza imigenzo itandukanye n'iy'abandi, bagahuriza ku mugenzo umwe. Rero bavuga ko Kiliziya ijya gushingwa baba bafite ibikorwa remezo. Ibyo bikorwa remezo biba byanditse kuri Papa cyangwa se kuri Padiri mukuru cyangwa kuri Kiliziya Gatolika, ariko cyane cyane ku muntu, kubera ko Kiliziya Gatolika ntabwo ari amazu, ntabwo ari inyubako, ahubwo n'abantu. Rero bareba wa muntu uhagarariye iryo tsinda cyangwa se iryo torero, akaba ari wandikwaho ibyo bintu. Abantu rero bakaba bari kwibaza bati uyu Papa watowe musha Harerimana Faustin nawe ashobora kuba agiye kwandikwaho imitungo, akaba ari uhagarara Kiliziya yiyomoye kuri Kiliziya Gatolika. Sinzi nimba iraza kwitwa Kiliziya y'abatowe cyangwa se bakaba barayirindi zina, ntabwo tubizi neza. Gusa icyo tugusabye ni ukora subscribe kugira ngo video zacu zibone uko bwije n'uko bukeye, kandi nyabuneka niba utarakanda ku nzogera uhita ukanda kugira ngo uzone video zacu uko bwije n'uko bukeye. Gusa abapadiri bahiye ubwoba, abasederdoti bahiye ubwoba, ndetse n'abamaseri bamwe bari kuvuga bati uko turi bwitware kose ibyo ntabwo bitureba, tubonye ko byose bishoboka, uzatuvuga nabi tuzajya kwa Papa Harerimana Faustin adubu sacerdote. Niko n'abandi barimbyi barimo bavuga. Gusa mu bushakashatsi bwakorewe muri Leta Zunze Ubumwe z'ibitekerezo byanjye,
busanga kuba hadutse irindi torero risharifu yo mu gikatolike atari ibintu bitangaje, kubera ko abantu hari hariho byinshi batumvikanaho. Rero ibi ngibi bigiye kuba itangiriro ry'uko abantu bose bagiye kuza bahabwa ukuri, nyuma yaho bamaze kubona ko ibi bintu bibashe kuba byashoka. Reka tubasabe mukomeze kuri subscribe kugira ngo Imana ikomeze ibahe umugisha natwe.